Yes, iyi ni ESPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo, namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze turabasuje turizera ko ibintu bimeze neza 5/5. Nawe utameze neza nakubwira nti ihangane nta mvura idahita. Yes, iyi ni ESPN TV2 rero turagarutse, tubafitiye byinshi muri cya gice mukunde muri benshi cyamenya nibi. Ntugira aho ujya rero, uyu munsi ngiye kukubwira ku mugabo ukomeye cyane wavukiye ahantu bita muri Ecosse. Ngewe tugiye kubana muri iyi minota ni Jose Blaise nk'ibisanzwe, nakubwira nti Domis. Yitwa Alexander Graham Bell cyangwa se umwite de Alec. Alexander Bell yavutse ku ya 3 Werurwe 1847, avukira muri Ecosse nyuma yo kwiga ishuri muri Scotland ndetse no mu gihugu cy'Ubwongereza, aho ni muri Londres. Uyu munsi ni umuhanga uzwi cyane, aribuka kubera ibikorwa bye yakoze bitangaje mu ikoranabuhanga ryiza ndetse no guteza imbere uburezi ku bantu babanaga n'ubumuga bwo kutumva. Ivumbura rye izwi cyane muri telefone, ariyo yahinduye iteka cyangwa se uburyo abantu benshi bavuganaga muri icyo gihe. Ku ikubitiro, uburezi bwa Bell bwari bugizwe no kwiga mu rugo. Bell ntabwo yitwaye neza mu myigire, ariko yari afite impano yo gukemura ibibazo mu bandi kuva akiri mutoya. Igihe yari afite imyaka 12 gusa, umusore Alexander Bell yahimbye igikoresho gifite uduce tuzunguruka hamwe n'imisumari yashoboraga gukuramo vuba ibishishwa mu ngano kugira ngo bifashe guteza imbere ubuhinzi. Ku myaka 16, Alexander Bell yatangiye kwiga ubukanishi mu byo kuvuga. Yakomeje kwiga mu ishuri ryisumbuye rya Royal ndetse na kaminuza ya Edinburgh mu 1870. Alexander Bell hamwe n'umuryango we bimukiye muri Canada. Umwaka ukurikira yagiye gutura muri Amerika. Igihe yari muri Amerika, Alexander Bell yashyize mu bikorwa gahunda ya se, yari yo kugira ngo yigishe abana batumva ibyo bitaga imvugo igaragara cyangwa se ikimenyetso cy'ibimenyetso byerekana amajwi. Mu 1872, Alexander Bell yafunguye ishuri rya Vocal Physiology and Mechanics of Speech muri Boston, aho abatumvaga bigishijwe kuvuga. Ku myaka 26, uwahimbye akiri muto yabaye profeseri wa Vocal Physiology and Elocution mu ishuri rya kaminuza ya Boston, nubwo atari afite impamyabumenyi rwose ya kaminuza. Igihe yigishaga, Bell yahuye na Mabel Hubbard, umunyeshuri utarumvaga. Barashakanye ku ya 11 Nyakanga 1877. Aba bakomeje kubana, baza no kubyarana abana 4, barimo abahungu 2 bahise bapfa bakiri impinja. Alexander Graham Bell uzwi cyane mu guhimba telefone, yahinduye itumanaho nk'uko tubizi. Yashimishijwe cyane n'ikoranabuhanga rifite amajwi, yashinze imizi kandi ndetse ku giti cye, kubera ko umugore we, mama w'umubyara, bombi babanaga n'ubumuga bwo kutumva. Nubwo hakiri impaka zishingiye ku kumenya niba Bell yari umupayiniya wa nyawe cyangwa se ari we wahimbye telefone bwa mbere, yabonye uburenganzira bwihariye bw'ikoranabuhanga maze atangiza sosiyete ya telefone ya Bell ahagana mu 1877. Aya maherezo, umuhanga yari afite patenti zirenga 18 ku byo yahimbye ndetse akorana mu itumanaho. Mu Kinyarwanda icyo bita patente ni nk'uburenganzira ku kintu waba warahimbye kitazitirirwa n'undi muntu uwo ari we wese. Mu 1871, Alexander Bell yatangiye gukora kuri telegraphe ya galmonic, igikoresho cyemereraga ubutumwa bwinshi koherezwa ku murongo icyarimwe. Mu gihe yagerageje gutunganya iri koranabuhanga, ryashyigikiwe n'itsinda ry'abashoramari benshi. Bell yahugiye mu gushaka uburyo bwo kohereza iri jwi ry'abantu benshi
binyuze mu buryo bw'insinga. Kugeza mu 1875, Alexander Bell abifashijwemo na mugenzi we Thomas Watson yari yazanye imashini yoroshye ishobora guhindura amashanyarazi ikayahinduramo amajwi. Ariko abandi bahanga icyo gihe barimo Antonio Meucci ndetse na Elisha Gray bakoraga ikoranabuhanga risa neza nk'irya Bell, kandi icyo gihe hari impaka zo kumenya uwakagombye kwitirirwa kuba yarahimbye telefone bwa mbere. Bavuga ko Bell yirutse ku biro by'ipatanti kugira ngo abe uwa mbere mu kubona uburenganzira bwo kuvumbura. Ku ya 7 Werurwe mu 1876, Bell yahawe ipatanti ya telefone. Nyuma y'iminsi mike yaterefonnye bwa mbere kuri Watson. Bivugwa ko yavugaga imvugo zizwi cyane agira ati, "Bwana Watson, ngwino hano ndagushaka." Kugeza mu 1877, sosiyete ya telefone ya Bell kuri ubu izwi nka AT&T yashinzwe. Mu 1915, Bell yaterefonnye bwa mbere kuri telefone izwi nka Transcontinental kuri Watson kuva mu mujyi wa New York kugera muri San Francisco. Gusa Alexander Graham Bell yanze kugira telefone mu bushakashatsi bwe. Icyo gihe nta yindi mpamvu byayiteraga yatumaga ngo arangara mu bushakashatsi bwe. Ibyo rero byatumye atinya gutunga telefone iyo ari yo yose kugira ngo atongera kurangara mu mirimo ye ya siyanse. Usibye telefone kandi, Alexander Bell yakoze imishinga magana mu buzima bwe bwose, ndetse kandi yahawe amapatante mu bice bitandukanye mu bintu bitandukanye. Bimwe mu bindi bintu nakubwira yahimbye ibyagaragaye ni nk'imashini ipima ibyuma. Bell yabanje kuzana iki gikoresho kugira ngo amenye isasu ryari imbere muri Perezida James Garfield. Icyo gihe wanishwe kubera isasu. Photophone, iki ni igikoresho Bell yazanye. Photophone yashoboraga kohereza imvugo ku murabyo, cyangwa se nk'ibi ngibi dukoresha telefone zacu, hanyuma imvugo y'umurabyo ikaza nyuma. Ikindi yazanye nicyo bita graphophone. Iyi verisiyo nziza ni iya phonography ishobora gufata amajwi ndetse no gukina amajwi inyuma. Ikindi yaba yarazanye niyo bita audiometero. Iki gikoresho cyakoreshejwe mu gutahura ibibazo byo kumva. Mu 1880, Bell yahawe igihembo cy'Abafaransa cya Volta, maze ahabwa amafaranga menshi ashinga ikigo cyagenewe kuvumbura siyanse muri laboratoire ya Volta, aho ni muri Washington DC. Ikindi kandi, Bell yahimbye uburyo bwinshi bwo gufasha kwigisha abatumva, ndetse anakorana n'umwanditsi uzwi cyane akaba n'umurwanashyaka Helen Keller. Yafashije cyane kandi mu gutangiza ikinyamakuru Science. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo ni uko kuva mu 1896 kugera mu 1904 yabaye perezida wa National Geographic Society. Mu gihe ubusanzwe Bell azwi mu bye, yibukwa kandi ku byo yavuze ndetse no ku byo yanditse. Uyu munsi ngiye kukugezaho amwe mu magambo azwi yitiriwe Bell. Ayo harimo irivuga ngo, iyo umuryango umwe ufunze urugi rundi rurakinguka. Ariko akenshi tureba kure cyane kandi twicuza cyane ku muryango ufunze ku buryo tutabona izidukingukira. Irindi jambo yavuze naho yavuze ati, urubanza rw'umuntu rugomba kuba ubujurire bwa nyuma mu bintu byose bifitanye isano nawe. Irindi jambo yaba yaravuze uyu mugabo Bell ni irivuga ngo, mbere y'ibindi byose kwitegura ni urufunguzo rwo gutsinda. Irindi jambo uyu mugabo yavuze ni uko yagize ati, shimangira ibitekerezo byawe byose ku murimo urimo urakora. Imirasire y'izuba ntabwo yaka kugeza izanwe kwibanda. Irindi yavuze yaragize ati, itandukaniro ryonyine riri hagati yo gutsinda no gutsindwa ni ubushobozi bwo gufata ingamba ugira. Ijambo rindi yavuze naguteguriye uyu munsi ni uko yavuze ati, ntushobora guhatira ibitekerezo bigenda neza. Ibitekerezo bigenda neza ni ibisubizo byo gukura buhoro buhoro.
Uyu munsi nyemera nkubwire bimwe mu bintu bitangaje kuri Bell. Icya mbere, uyu mugabo ibintu byose yakoraga ntabwo yari ari mu gihugu cye cy'amavuko. Bell yari umwimukira. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo ni uko mama w'umubyara ndetse n'umugore we, aba bombi bari bafite ubumuga bwo kutumva. Ikindi nakubwira kandi kuri uyu mugabo ni uko bitewe n'amapatanti yagiye ahabwa byamuteje guhura n'imanza zirenga 600. Bell niwe wa mbere wakoze telefone idafite umugozi. Ikindi cya nyuma nakubwira kuri uyu mugabo ni uko yahimbye imashini ipima ibyuma mu rwego rwo gushaka kurokora ubuzima bwa perezida. Bell yapfuye ku ya 2 Kanama 1922, yari afite imyaka 75, muri Nova muri Scotia, aho ni mu gihugu cya Canada. Icyateye urupfu rwe ni ingorane zatewe n'uko yari afite diyabete. Yasize umugore we n'abakobwa 2. Ikindi wamenya kandi, mu gihe cyo gushyingura Alexander Graham Bell, telefone zose zo muri Amerika ya ruguru zaracecekeshejwe cyangwa se zashyizwe muri silencieux kugira ngo zunamire uyu mugabo wazihimbye. Yes, ngayo nguko rero aya Alexander Graham Bell cyangwa se aka The Alec Bell, wavutse kwa 3 Werurwe 1847, akavukira muri Ekose. Akaba yaritabye Imana ku ya 2 Kanama mu 1922. Uyu mugabo kandi yari afite imyaka 75. Uyu munsi ni umuhanga uzwi cyane, aribuka kubera ibikorwa bye bitangaje mu ikoranabuhanga ryiza ryo guteza imbere uburezi ku bantu batumva. Ivumburwa rye niryo rizwi cyane kubera ko yahimbye igikoresho uyu munsi abantu benshi dukoresha ndetse kitugirira umumaro. Yes, wakoze kubana natwe rero, kangushimire. Nge wumvaga na Leoze Blaise nk'ibisanzwe. SPN TV2 nakagaruka. Ciao ciao.